Yes mugubwe neza Imana bane namwe ni kuri Yesu ni byose TV. Mfite agahinda ariko mfite n'ibyishimo by the way. Hari umugabo maze iminsi trendinga inkuru ye. Ikintu kibabaje. Le pasteur, le prophète bose bahohereje indera, abandi bashyinguye, abandi bambitse ubucocero. Please, nta mugabo udafeiringa, nta mugabo utiyononera, nta usaza atiyononeye icyo uzakimenye. Nta n'umugabo utagira intege nke. Abagabo se mwe muri Imana niko bababeshya? No. Rero rwose Mutabazi ni munageho utwatsi. Nukuri kwimana munageho utwatsi aho bigeze birakabije. Hakenewe comfortable y'abana ku mashuri, y'umugore we mu kazi. Please, Mutabazi rwose munageho utwatsi. Nyine ntago umuhana ajyayo, umuhana avayo. Nyine ubwo isoma arimo araryiga, Imana izamufasha. Kandi reka mbibutse ikintu kimwe abanyarwanda mwibagiwe. Ubundi minsi itegera nta mu gihe bavuga ngo the time wait for no man. Kandi what comes around goes around. Kandi reka mbabwira uko umugabo aguye ntabwo ariko rwose bya bintu byose bimeneka. No, hari igihe hasigara kanunu bakadodadoda abadokiteri akongera agakira. Kandi umugabo rwose yaguye urenzaho twatsi ugahishira mwishe ubwambure bwa Mutabazi s'il vous plaît. Ndagaye abantu bari guseka Mutabazi, abantu bamutuka. Nawe umunyantege nke. Tomorrow you don't know what is going to bring for you. So nakubwira rero kwihangana, nawe ugashyiraho twatsi. Yewe mfasha aka video gasakaza ahantu hose n'ukuri dushireho twatsi, turembarembyeho twatsi n'ukuri kw'Imana. Nawe n'umugabo mugubwe neza. Muri Imana bane namwe ndanabakunda cyane. Abantu bakora share, subscribe. Yes abamera umugisha. Rero nge ntago ncuruza ahubwo ndimo ndavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yes abaho umugisha rero ni byiza. Reka turi kumwe naho butaha. Amen.